iyi benshi mu by'ukuri bariyitunze benshi kuva mu cyaro kugera mu mujyi, kuva mu cyaro ukaza ukagera mu mujyi hose. Iyi modoka ni imodoka izwi cyane bitewe nuko ari imodoka ikorwa cyangwa se imodoka zigendagenda ahantu henshi yagiye hatandukanye. Sasa mu by'ukuri rero zikaba imodoka zikora ahantu henshi hatandukanye. Ni imodoka bita Toyota Hilux. Sasa mbikuriro Toyota Hilux ni imodoka ikora gute? Sasa mbikuriro Toyota Hilux ni imodoka rero y'akazi n'ubwikorezi izwi cyane cyane ku isi hose kubera nyine ubukomere, imbaraga n'imikorere myiza ku mihanda igoranye. Sasa mbikuriro uko ikora biterwa n'ubwoko bwayo, ariko burya imitere yayo ni rusange, iri mu rusange mu by'ukuri ningiyi ngiye kukubwira. Sasa mbikuriro Toyota Hilux uburyo ikora. Sasa mbikuriro ikintu cya mbere harimo moteri, engine. Burya Hilux rero ikoresha moteri za diesel cyangwa se essence nyine zishobora kuba rero 2.4L cyangwa se 2.9L, 2.8L turbo diesel. Izikunda rero burya gukoreshwa nyine cyane cyane zifite rero imbaraga za HP zigeze kuri 204 HP kuri 2.8L. Hakazi haza ikongeka cyane ikindi bita ni 6 speed manual cyangwa se icyo bita automatic transmission, bitumene ushobora nyine guhindura uburyo nyine ukoresha bitewe n'imihanda. Sasa rero ifite ikindi kiza kumenya wa kabiri icyo bita drive train, icyo bita ni 4x2 cyangwa se 4x4. Iyi magambo rero 4x2 igarura nyine imbaraga ku mapine nyine abiri y'inyuma, ikoreshwa rero burya ahantu hasanzwe. Sasa rero iyo bita ni 4x4, icyo bita 4-wheel drive, nyine igarura imbaraga mu mapine yose nyine, birumvikana ifasha rero mu misozi nyine, imirambi n'ahantu hakomeye. Sasa rero byo kuri ikindi wamenye kiza kumanya gatatu nuko burya suspension system nyine ifite icyo bita ni reef spring suspension inyuma, nyine ikaba rero ikomeye cyane cyane, ifasha nyine mu gutwara ibintu biremereye. Sasa mbikuri akazi icyo bita suspension ifasha rero imodoka nyine kuguma nyine kubutaka neza no mu nzira nyine zitameze, no mu nzira itameze neza. Sasa rero ibindi sasa mbikuri harimo byonyine harimo nk'izindi bita features. Ane magambo hari icyo bita ground clearance, ifite rero intera nyine nini hagati y'ipine n'ubutaka, nyine ifasha mu kwirinda nyine kugira ute kugongana nyine n'amabuye cyangwa se amazi menshi. Sasa nkuri hakaza ikindi bita ni towing capacity. Towing capacity Hilux rero ishobora nyine gukura nyine ibintu biremereye cyane cyane. Mayani mgambo ibarirwa rero burya muri toni, cyase ibarirwa nyine muri toni bibarirwa nyine muri toni zirenze 3. Sasa rero interior imijyane bwamure ipfunyitse rero neza, burya ifite rero icyuma cyakazi nyine kizewe, ariko burya nanone ishobora nyine kugira uburyo bwa comfort. Ifite rero na ecran kaza mu cyo bita AirS Bluetooth n'ibindi byinshi bitandukanye. Sasa rero hari icyo bita safely features, hakaza icyo bita camera y'inyuma, nyine hakaza icyo bita ABS airbags na hakaza icyo bita ni Hill assist. Ibyo byose bigufasha kugira ngo iyi modoka mu by'ukuri ibe nziza. Sasa mu by'ukuri rero ikora mu kazi akariko ko. Sasa mu by'ukuri ubwikorezi ikoreshwa mu gutwara ibicuruzwa mu byaro no mu mijyi hano henshi hatandukanye. Sasa mu by'ukuri rero ingendo ndende nayo burya ntizitinya bitewe n'uko ari imodoka ikora neza cyane. Ikora neza rero burya mu misozi ahantu hatameze neza cyangwa se mu butaka butameze neza. Sasa mu by'ukuri rero igira ubuzima nyine burebure, buryo burya iraramba burya, kandi burya nta nubwo ipfa gupfa ubusa. Sasa mu by'ukuri rero Toyota Hilux ni imodoka ikomeye cyane ikoreshwa mu kazi, ingendo z'ahantu hakomeye ndetse n'ubwikorezi muri rusange. Sasa mu by'ukuri rero nimba warutunze iyi modoka nyamuneka utaruzi ikora ngo kuko iyi modoka ikora, nawe niba wajyaga uyireba mu muhanda igucaho itambuka cyangwa se uzantu bayitunze, kuko nabizi ko izi modoka ziri ahantu henshi hatandukanye hano mu Rwanda, ariko mu yandi magambo ubashije kwisobanukirwa ukuntu izi modoka zikora. Ndagushimiye.